aha ntangira mbifuriza ibihe byiza kugwiza imigisha mu byo mukora mbifuriza guhirwa mu gatunganirwa gendera Rivera dukunda ntwari iyi ni Kasuku Media TV nkuko mumbona imbere yanjye hariya hakurya hari imisozi ariko si wo mutumirwa wanjye ahubwo ngize Imana umutumirwa wanjye ndamubonye nari naje guhiga uyu musore aho naturutse hirya no hino muvandi hagarara gatoya ninjye wagushakaga ahantu nturutse rero ni nawe nahigaga ni nawe nahigaga amakuru uri kuva ukageze shamba mvuye imisozi guhiga nyine nawe bushana se ahantu two tudobo n'utwikise shatu mutuntu twumva nijyaniyemo produit zanjye tu ukora izihe produit papa ngiye buramfite uruganda man rukora iki rukora amandazi capati byose na breb oje special tu reka nkwereke rero reka twicarire kuri kariya kabuye tuganire wabyemera urankubita nk'iminota ingahe shabure hase kugira ngo utaninza ni nk'iminota 10 yonyine iminota 10 se wanyongereho indi veni se bikaba 30 ahubwo subwo ko wundiriye iminota yanjye kandi buri gihe aricyo genda gra n'amafaranga okay reka turacyapurisha ntago turi buburi icyo tugeraho ntari bitu nge banyita Rivera dukunda ntwari iyi ni Kasuku Media TV sasa naturutse hirya no hino ngushaka ntago bakubwiye ko nigeze kuguhamagaraho barabimbwiye nyine birirwa babimbwira ngo nejo bonde ngo warandebye ngo usanga najya ariko nje kumfatisha byakugora kubera iki byangora sasa nanjye mba ndi guhiga hejuru mama yahiga nk'uwayataye uyahiga nk'uwayataye kabisa impamvu itumye nguhiga se bayikunyuriyemo cyangwa nyikwibwirire ku giti cyanjye reka mba numva bambwira ngo mu nyamakuru ngo reka ngo kuri Kasuku ngo TV ngo yirirwa ngamiga ngashakisha ntago mbiza ahubwo nanogwa nenzuka ari wowe ariko nkababwira ngo ubwo nyine nanjye ntago mba mbizi ntago ububizi impamvu yatumye ngushakisha bambwiye ko wagiye ku kirwa cya Iwawa nibyo arani mu rugo kuri kirakirwa wagiyeyo urashona wagezeyo kabisa noneho rero bamaze kumbwira ko wagiyeyo bambwira ukuntu witeje imbere waretse ibiyobyabwenge ndavuga nti wawe reka nganirize uwo muntu agira icyo abwira n'abandi n'urubyiruko ruri gukoresha ibiyobyabwenge cyangwa agira icyo yereka bagenzi be bavuyeyo batarimo bakora nk'uko nawe akora umaze kwiteza imbere bingana iki sasa mane naravuye nyine urabona nawe urabizi buriya hariya ntabwo wajya umusivira ubundi harani ku kawanje k'amaraso urabyumva yewe ntabwo ubizi ariko iyo uhageze wana zirakugorora namwe wagiye incuri ahandi wagiye iki hose zikakugorora paka nivuye ishyiraho ku buryo ugasanga biriho neza fresh yampaye nka twatarabye ko numva se silenge zikiri danje aho ibyo ntabwo zakwiburira kuko ntara nizo ziba zikora gusa nizo mukoresha silenge ni OG number 1 tu OG number 1 njya numva rero sasa ngo hari abastari bandi bajyayo bakomeye tujya tunumva baririmba banakora ibintu bitandukanye mbwira nk'uwo mwahabanye cyangwa se umbwire nk'abo wumva nawe bagiyeyo ugire n'ubutumwa bagenera abagiye bagera bose bariya n'abana kuri jewe n'abaharuriye amayira n'abaharuriye amayira kabisa n'abadaheranwa babita badahaka urugero nkande se jya umbwira mu mazina harimo bariya abapeti njya numva harimo White Manka ba Pifra ko ari hano umudahera Pifra ntabwo banze kumugeza kuri kiriya kiwanja kandi nibo baba bagomba kuba bakigeraho Pifra se ubwo akaba yagira yiki uramuyoyomye agomba kuba yagera uramu Caritas ko adutega se yararegeje hariya ubona bimeze gute wowe ubona bari ku muhundo se nasagara bafite uramusivira agomba kugera harana akaba yahindurwa ako gakayo gakoresha iki mbonye ku mufuka akangaka se akangiye nandikamo ni kakandi nkubitamo abantu b'abakiriya banjye abangiyemo imyenda ubwo nakwemereye ko nkukira nkaguha produit yanjye ngenda kwandika nkahita nkwandika dirigite ubwo butankazaza noneho tunyishyura yanjye nikomereza yampaye nka yampaye business ni ngombwa no kwikora wandika buriya byose twe tuba dushana mani kapo kwandika wabyigiyeyo cyangwa wagiye uzi kwandika yarana higiye ko bita akajinga akajinga noneho warabizi mani idanje akajinga ari ugomba kugasoma ukazingatira kuko utakazingatiye reka wahava se nukwiberayo paka nyine wirira isambaza inombe n'agatose byose muri rusange nkubeshye se kapo ntago wambeshye ariko je nk'umwana wazingatiye noneho wandi uba ufite mayindi akajinga n'utuntu twanjye meta nzingatira meta nkubita pa bazana examen shwanyaguza meta niyambukira amazi wahavuye wamenye koga se
ntago nari guheza nubwo uyoboka agasagara bataguherezaga baragukubitaga paka kimenetse. Igiki kimeneka? Nawe uracyumva nyina nawe uzagereyo wirebera. Ariko se muvandimwe yibaba wege nume nabuze n'icyo nkubaza. Ntago bize nushana. Reka noneho twongere twigarukire ejo bundi numvise Bushido ngo arenda kwerekezwayo wamugira ihe nama? Ahubwo nagerayo yatinze kugerayo nyumvira we yari yararegeje mu Caritas. Yanaririmbye indirimbo yitwa Tsikizo. Ngo Tsikizo ngaho nyumvira nawe Tsikizo ngo Tsikizo njya numva mu matwi yanjye ngo Tsikizo. Abana tuma ahubwo none ahita yavuze Tsikizo urase nkura yaririmbye ikimana. Buriya ni message yatangaga ni bwoko ki Tsikizo. Umwana wese araziyarabyiruka mwadoyesa wese ngakeneye Tsikizo ngakeneye kurya Tsikizo ngo Tsikizo ngo Tsikizo ngo nini uziriye wese ugasanga abana barayahuza dozi banamororwa abana b'Abanyarwanda kuyobya bwenge hasi no hejuru. Uriya ahubwo n'ugomba kuba yagera ngo abashe kuba yakwigishwa noneho kugira ngo ubutani bihangana byo najya bisohora ajya sora ibintu bifite ireme bifite message ugomba gutanga hari igihangano ufite kuba wasohora ugasanga noneho uri kubasha kuba wagira gute waronka imbaga nyamwinshi bitewe na message uri kuba kandi agakwiye gukora ibintu biri seri. Fireman ejo bundi avayo none ejo bundi nabonye arimo atera ivi ariterera umukobwa bazabana. Uriya nene nkaho bose ura mu Caritas n'abana yarabahishije atuma babukora zagara ibintu yabakoreye ngo hari inyenyeri none ngo arayoboye ikirunga arapika amando uramuzi mani yambaye iyo nyenyeri ntacyo mwamuvugana ngaraguhisha byatari gukoresha zagara. Uza abana b'u Rwanda cyatumye babavunikira birenze ariko icyo nkubwira ko ntange ibyo by'umudemo arakurase uri abana mani kubera iki n'ubundi uriya we zaramwishe n'ubundi uriya ahubwo bamusubizeyo kabiri gatatu kubiteyo bake mani ntacyo yahindutse burase n'ibiki yazambwira ngo yarahindutse yararegeje basanze ari isukari nta kantu babonye mani ntako basanze isukari bayinywa basanze cyarabaye isukari igiki yarani kukawanja kamaraso niko natangiye nkubwira ava umugabo hagasiba undi ubu harona agiye masanga n'ubakiriyo atatize no kuzaza wenda arananiwe nako kaginga nakubwiraga njye nese shwanya gusa yewe ni ukuvuga ngo nuko biba bimeze cyane rwose. None se izi produit igishoro waje ugifite cyangwa waragihize? Reka naje ndima byuko mbona uko ngoko ngenzanye mayindi yanje gusa kama nk'umunyabusinessman wari warizemo ibintu byo kwihangira imirimo ariko na construction byose. Construction ubwo ushatse kuvuga iki kubatabyumva? Ibintu bijanye n'ubwubatsi nyine ngiye niyo kategori yanjye mba ndi no gucika na segisoni nje nasomye yo mani buri itafari genda rigereka ko nkakubitaho nivo fresh nsigaye mbarirwa mu engineer ubwo umubare wawe engineer ojes none se kubita ukajya kwicururiza ikiraha iki ngiki rero ubu ngubu ni business yanjye umunsi kundi ngomba gukina ngomba kuba yanyinjiza amafaranga. Ubwo ngubwo ni ukuvuga ngo aka kadobo kuzuye kajyamo ibiraha bingahe? Aka ngaka nturuze nk'aka ngako kukabona ntukabona kano kadobo kanje ubu kaniyo kuzuye gashobora kujyamo nk'isambusa zihura n'ibihumbi 8. Ukaza uyafite? Ntazi nyafite ku mufuka naki ngenda mbaturisha 50-50 ubwo ni senka mbabwa ati mutakaremo neza kuri produit ituruka mu mpumuro industries we mita mbahereza nta bintu ariko se ubu barakwizera barayanura kurusha musenyeri maze na pasiteri naho ubuzuvuga reba ubu mbavuye kubavuza bose bayanuye ku bwinshi. Ese iyo bamaze kuyatura ntihari igihe yazana ukavuga ati reka nongere njye kwiguriramo akantu nicomere? Reka twarazingatiye twebwe mani turi intore zazingatiye ntabwo turi intoragura amayugi twarahindutse mani ku cyambaye agapira ko ku kirwa se muvana aka ngaka mani ntuzi kukabona iyi ni souvenir kandi nanjye kugira ngo nkabone byarangoye muvande. Byagenze gute ngo ukabone se? Narakoze ni nyirakora. Byatangiye gute nyine wakamazeho nk'igihe kingana icyo ugahiga? Ntukabona ariko fresh reba n'inyuma ni icyatsi ntushona hose ubundi ni icyatsi ari rindi barubonamo se? Nta rindi mbonamo. Uniform zirero aka rero iki ni icyizere mani njye mba naribibyemo.
none se kugira ngo ukabone byagenze gute umbwiye ko wakabonye bigoye ni akazi katoroshye ni urugamba rutoroshye kurusha urwo waje gufata igihugu mani twarakoze ntabwo twaregeje mani twebwe ariko se koko mwambara isaha ku isaha mvuga ati ndakazuba hari umuntu ugiza avuye ku kirwa cy'iwawa ukumva bamusubijeyo biterwa n'iki wowe uko ubibona buriya nyine aba yagiye zagara aba yagiye zagara nyine aba yaranze kugendera ku muhondo ariko zagara n'umuhundo bishatse kuvuga iki zagara nyine ubundi urabona iyo umuntu ari zagara ubundi si zagara ni na lugha ya Kiswahili na lugha ya Kiswahili na kizungumza mimi ariko noneho ushatse kuvuga ngo iki gisobanura n'abantu ururimi rw'igiswahili turanaruvuga nyine buriya ku rundi ruhande n'ubu ushona se wowe ariko noneho buriya gushona nabyo ni igiswahili oya gushona nyine ni za sirenge zacu wese n'ubu nawe urashonoje nizayo urayoka nyine ni nk'ibyo byose sirenge ndabyumva zo bazita sirenge mani ariko nawe n'ubibona ko se n'ubizi mani gusa uri mukumbaza iki ndi kukubaza ngo usobanurire abanyarwanda impamvu umuntu umwe avayo ukumva ngo yongeye yasubiyeyo buriya biba bitari guhura byo hari ibyo abatarize cyangwa ibyo yanize ntabwo aba yarishyize mu bikorwa ugasanga yongeye yisanzeyo nyine yongeye yisanze none se we wakoze iki kugira ngo nyine ubifate unabishyire mu bikorwa hagiyeho ubuhe bufasha bundi ubufasha burenze burahabayeho training zitandukanye noneho nje nizo bamaye ndanazizingatira urakubyumva ewana speech yose ngiye havaga nabaga nateye akabuno hasi kuno intebe yimbwa nyigendana intebe yimbwa nyigendana ubundi hari ugomba kuba ufite intebe ugenderaho noroze nk'ireba warahisemo ko iyi ari intebe yawe ugomba gushakisha uburyo uyigendana mani hariya utayifite ntabwo byavamo itaza noneho ugakora itaza fresh itaza ni iki itaza ni nk'iri ndiho nyine nushona ni nk'iri ngiri ryose reka ndingibe itaza ni iryo ngiryo ni itaza icyo bita itaza mani noneho kubera kuryicaraho noneho kuba nahakwicaritse hari souvenir byagaruye mu mutwe wawe cyane rwose ubu ngubu ndi kwibuka nicaye ku itaza noneho ndi gukurura amazi magari hahandi nawe bisa nkaho uri mukurura nk'akabande hariya hakurya ni ukuvuga muri kariya kabande uri kushona hari utusipoza kari inyanja ngari noneho bireba ukabonera asa no kuri kiriya gicu ugasanga noneho ugahita uvuga ukagira ngo cyahindutse kaburimbi ubona cyahindutse kaburimbi ushobora kubita uvuga ati ubundi wakwitahira ugataha n'amaguru cyane rwose ndateze ubwo ukimara kugwamo nawe warabyumva nyine uhita witahira ntabwo wagaruka se ngo bakuvure reka ubwo se waba waragiye kurohama mu mazi cine bakagukureta yibera ibiryo by'amafi nyine n'isambaza ntabwo kijya gisiga akajorite reka nta nubwo cyaguhereza ngo kikugira akajorite iyo ugize amahirwe batora akarambo reka bagakuraho ariko se hari abantu bajya bagerageza kugicika hari abana barabukora bakora icyo bita ubwato mani babukora mu bice twebwe ubundi hariya hajya bapita bafite meditation idasanzwe hari abana bakaze noneho nawe uravuga ngo barakora diregita aratekereza ubwato bukikora akareba kuno diregita bukavamo hariya ni abakomando mani akayambuka umureba bagashiduka none se ni ukubera iki hari abana baba bifuza kuhacika kandi bari ku masomo bari kwiga nyine ibyo ngibyo ni nk'uko wakumva nose ntiharimo abana baba barishyuriye minerivare ugasanga bahohereje kwiga mu mabodingi akaze mu mashuri akaze ugasanga ariko bigezeho n'ubundi aho kugira ngo bagere sikuru bagahita babikatira bakabyihorera icyo kimwe ni nk'uko burya bangire neza nigire nabi ashobora kuhagera akabona ibyo bari kumukura ntibihuye izo tsikizo z'uwo muswera ajyaga aririmba nazo akazibura umuyoyomi noneho ko wamenyereye kuyoyomawe iyo abuze sitafu nawe urashona ubwo nyine kwa gusigara ahura n'ibibazo agashaka noneho kugira izindi ntekerezo zo kwita abayoba ngo ahite yikomereza yigarukire muri za ntuze ziba yaranze uwaba yaranze guhinduka mani ushaka kuhacika aba yaranze guhinduka aba yaranze guhinduka ni nk'uko umwana nyine ubwo bamwohereza muri interina agahita byanga diregita agahita avuga ati reka ararangiye sinzanajyayo cyangwa wajya uramwoherezaho kugira ngo agere sikuru agahita akatira ahandi bwa buminesi bamuhaye agahita yigira mu mageto akaryoshya agasikara akirira akabaho neza akambara neza akazongera akigarukira amabirota agacurisha mwamuvuga n'ikisi nta kintu mwamuvugana reka ntahari hariho niba umwana yitenguza ugasanga yazindutse yakoze ubwato zigikora forene ugasanga ati yaca abayinze yayambutse
nta bintu byinshi nta miyaga wagushyirira kubwo mwakubwo nyine bakugarura nawe urabyumva no kuguhisha hari abarimo ikiboro cyora cyesitayemo mani igiki igikamera cya danje kiruta amaze niyo ngiyo ifite kumande kuno hano hari asitete zirenze izo zikontorora hose mu mazi kugira ngo hatagira na haduye nyine kwinjirira aduyi winjirira ikirwa ariko sibyo akabara abasirikare banamupiga nta mikino hari hano mwana uba uhari nubwo aba atayifite yanakorashisha n'urwara we ari kuri mede nini ewana kuri takibira bariya baracura mani barahanga nabo bafite ku nkweto ya danje bifite tariva nkangaye ikagera hakurya iriya nta kintu kuri mucaka ararambika noneho ku buryo utanakurikira akaririmbo wakubitaga kuri mucaka ariko ni ngakaye wibuka mucaka yari ariyo kintu cyanshimishaga byahatari mwashyiraga ni naringara mukubitiro ukuntu je nabaga meze se birenze unaturuka nko hirya iriya ari kunyemereza kanzagwereka none ubwo bwubwo byose ukuntu byaga bimeze nabaga ndi ucyo bita osimurana shituraga ikundi yatanje n'ubwo ngiyo natangiraga leta bagati sari we yes hey juwari na chomboka vejana we hey juwari na chomboka tembere ya Esongere ya mbere we esongere hona vijana songa esongere ya mbere na muchaka ngirje sasa fesa parana muchaka maje shiya go ya muwe kanasa wote na ponda ya mbere we no najya kumanuka ubwo nabaga ngeze hano no hano hita bara abasirikare banje barushye naga nyoboye icyo bita paratune sibyo sinusha nasi nakubitaga icyo bita urumaramara ngaho rukira umukondo hasi umukondo hasi ma ngoromara no mwana wahiye sha horomara no mwana bako maramara no mwana wakogare no twigarukire ahandi ako kugita amaduni none urumva ugita amaduni wicaye amaduni none ati koma amashi ukayakoma ubundi bikagenda gute pakara biba by'ibiti byose bunavuye y'ibiti byose nta mababi bikigira nese wayakomeshaga ibiganza byawe ibi ngibi none kubita n'ishya ariko harimo n'akajyana wahemba asinge nyamitalala mama singe nyamitalala singe sina papa sina mama Ado yare wanja singe nyamitara singe singe mama we hai chama singe hai chama na mochoma chigare choma na mochoma ruhinjere pega makofe singe okasawote singe nyamitara wabonye mani mwe nakubwira genda kubita sauti mane ikibabi kikanyeganye kiriya cyane kagize mare aribyo binyeganyije muri uri wenyine no mita nimagina nk'abantu 2000 naho mvu umuntu nabaga njye nabavuze tungo umuntu none ngiye kubashiraho sauti bakivuga ati weka sauti sauti ya juu ya juu sana sayiduwe nyinyi sefiriyani nta mikino buriya ma ubwo icyo gihe nabaga ndi kwirakora nikora ku kabanje kwirokora nyine nirokora mva ku kabanje k'amaraso nigera guheza buriya nyine hariya n'uvuga ngo utagaragaje sauti nigukura ku kiwanja hari utayifite ni kwa kwibera imyaka n'amagana wirira amazi wirira muri paradiso y'iwanja nyine wowerera amatunda muri paradiso y'iwanja ngo tuzamara imyaka itabarika muri paradiso y'inyanja iyo paradiso nayo nyine uzayigere mure nugira amahirwe yo kuzayibona ariko ariko ngo bibona bakeya ese ubundi bari bakujyaniye iki njemani rero buriya nari nibereye keji keji ni igiki keji nyine nuramurwa mukuru wacu ntusho na sore wibereye bayita keji undi ngo ni keje hari rameje nyine tuze muri South Africa ngo biceyi ngo yuji ngo keji ziba bigenda gute ubwo nyine nanjye zansanze hano nyine mesheje ndi kwinivire school ariko nakuyemo imyenda nayo nyine ku maciki no ziragishe ziza zitubaza ngo ibyangombwa nyine
ubwo rero zisanga icyo gihe sinayigendanye ziba ziranyoye nyine nanjye mba ngiye Zagara nazize kugenda Zagara. Turimo dusezera ngaho ugira inama urubyiruko rugenzi rwawe. Urubyiruko rugenzi rwanjye igihe kintu narugira inama narugira ni ukumenya aho duherereye revo turiho n'ibyo tugomba kuba twakora tukareka guta igihe cyacu. Kuko hari igihe usanga kenshi buriya ibyo nakubwiye dutangira ati ntunyerereze iminota 10 niyo nkwaye ubundi njye naguhaye 5 kuko buriya ubundi njye nyuma rukemara kwincaza no mwanya tuganiriye ubu nta amafaranga menshi cyane atagira ingana ariko nanze kugufaya wowe mvuga ati nawe umuji nk'uyu nguyu umunyamakuru kuba yateze tike ye bakaza muri drone nkabone gutaye kuri kano gasozi uri kompegisha nanjye mu bicaka mba nagiyemo guhigiramo bita benyereka kandi nkarangiza rero mbabwira ati bagomba kumenya igihe icyari cyo uburyo bagomba kukimanaginga n'uburyo bagomba kuba bakibyaza umusaruro amafaranga dore nta hose aroze. Aha reka mbifuriza ibihe byiza bari badukurikiye hano kuri Kasuku Media. Mutumirwa wanjye twaga ngo iki Mr. Amuj irinde King Freedom. Aha njye na Rivera dukunda ntwari munkorere subscribe bikomeze bigende neza. Ciao ciao nawe buta. Ciao ciao.